ntituberanye ngo ndashonje ngo inzara y'amarigarita igiye kunyica nareba nkabona nawe ari mu muhanda ari gukorera amadolari nkabona ahubwo turakwiranye kuko afite inzara afite inote ibyo nka mukaso wakureze wakubwiye ngo uzapfa udakize ndashaka kukuzamura mu birere byo gukira wowe urasaba ngo mwana ngo nimba rumpaye umurima mugama n'inka nkajya mfumbira ngahinga mwizi ubugoro no Aleluya ntuza we rero umunsi ntuzongere kwipfobya penda siyora tugeze Nyamirambo dusanga bongejeho akavitesi usanga hadutse twamasasu karikire Nyamirambo tugeze Imana tugeze mu rusengero wasanga izirimo icana cyose byakozwe n'intumwa zanjye gusezerano ry'Uwiteka byose bakamurarurira hamwe tugasangamo ijambo rivuga ngo nta muntu wigeze uzamutaha amaramasa Imana yabahaye umushumba gukorana n'Imana muri iki gihe dukeneye umushumba n'abangaba tugeraho kumara kuruhuka tugeraho tukamenya icyo Imana ishatse kuvuga tugeraho tukamenya amabanga yarayisha Imana kumugisha kumva birasabye umugisha mwebwe mwese muteraniye muri iri teraniro nshimiye cyane umukozi w'Imana umaze kunsengera ndamukunda mu buzima busanzwe ndamukunda n'umuhanuzi ntabivanga kandi akorera Imana atitaye no mu minsi arimo Imana imumugisha rero akunda kunshyigikira mu gihe cy'ivugabutumwa byose njemo ntimugire ikibazo ntabwo nkoreshwa n'umuriro wa wasake kuko igihe ivugabutumwa naritangiye mpagarara ku musozi havuza akagoma ibi rero kuri jyewe ubundi bije vuba binanzitirira ahantu hamwe haleluya rero turashimira Imana ko tutahamagawe amashanyarazi ari yadukoresha twatangira ivugabutumwa ku musozi umurishyo akagoma bendo tukajya gushaka abanyabyaha tukajya kwibira Imana abanyabyaha twebwe atake twayitangiye kera ubu mpamvu ubona bamwe bagera hano bikabacanga baje vuba twebwe twatangiye kwataka kera tubwiriza abarangi batabitse ibintu aho abarozi batabitse ibintu twatangiye kera tubwiriza nta gihumbi nta gakweto nta kanzu nta biryo turataka ikirere turacyataka turavuga tugiye kwibira Imana abanyabyaha iduhamagaye twari abajura dutobora amazu ubu tugiye kwibira Imana abanyabyaha Satani tumunyaga abanyabyaha tubazanira Imana ivugabutumwa rero twe twaritangiye nta bintu by'amamikorofone ariko Imana ibonye tuzatagangara nibwo ibazanye tubona muraje muzanye sentetizeri tukajya dushyiramo umuziki utavunanye tukajya tuwuconga bitadugoye ubundi twajyaga tuwuconga n'akagomba k'umurishyo kavuga gake ahubwo akompanyoma y'ikirenge ikarusha umuvuduko ibi rero bije vuba rero muvuga cyane ngo amena umubanye bwa mbere nari amazina ni Nyirabagenzi Alice nkora umurimo w'Imana ubundi ntabwo njya nkunda kuvuga cyane ngo Imana ngo yankoresheje ibi ngo nkora ibi oya ahubwo ndagenda bigasigara bivuga niryo vuga butumwa witubwira icyo uri cyo ahubwo icyo uri cyo turakimenya witubwira ko uririmba turabibwirwa n'indirimbo wasohoye witubwira ko uhanura reka bo hanuriye baze babivuge wikwirirwa gutubwira ngo yewe ngo ndabwiriza abantu bagafashwa wibivuga ahubwo dukeneye timu yabo wabwirije bagafashwa bakaza bakakuvuga sibyo na ntibihagije rero tugiye kuganira amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Nehemiya igitabo cya Nehemiya igice cya 6 igitabo cya Nehemiya igice cya 6 turaza gusoma duhereye ku murongo wa 16 haravuze ngo maze abanzi bacu bose babyumvise
abanyamahanga bose badukikije bakuka imitima baca bugufi cyane barigaya kuko babonye yuko Imana yacu ariyo ikoze uwo murimo. Haleluya. Hanyuma dusoreze mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ndabona umuntu ugarutse mu nsayidire. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 28 turahera ku murongo wa mbere. Byakozwe n'intumwa igice cya 28 duhere ku murongo wa mbere. Aravuga ngo tumaze gukira tumenye ko icyo kirwa cyitwa Merida bene igihugu batugirira neza baducanira umuriro batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye baravugana bati ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi. Urora nubwo yakize ku nyanja idaca urwa kibera ntimukundira kubaho. Ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaha. Ba bandi bategereje yuko ari bubyimbe cyangwa ari gupfa kindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye barahindura bati ni Imana. N'aya magambo tugiye kuganira kuko ndumva ni mu mwuka w'ubuhanuzi. Muraza kwihangana, hariho abantu bamwe bajya babona kamera bakagira ikibazo bati umuntu ugendana ibintu harimo n'akantu k'ubwibone ntabwo tugira. Dukeneye kwivuga gutuma ritazajya rigarukira mu gace twakoreyemo. Isi yose ikamenya. Hari abantu baba mu nzu batabona umwanya wo guterana, hari n'ababa ahantu batabona aho basengera. Bagize amahirwe ku ikoranabuhanga ivuga gutuma ribasangaho bakakira umwami Yesu. Tumaze kugira amatorero menshi ku isi binyuze ku ikoranabuhanga, kandi nta kintu umukozi w'Imana amufasha gukora ivugabutumwa isi yose ikarikurikirana, abantu bakakira umwami Yesu, n'abari mu kabari Imana ibuha umugisha, n'abari mu nzu baryamye, n'abatemererwa gusohoka, n'abakozi bo mu rugo batemerewe kurenga ibipangu, byibuze bakakirira Imana kuri iri koranabuhanga. Ariko mubona Imana itarakoze ikintu gikomeye. Tujye tuvugisha ukuri, ukurikije aho twatangiye mbabwiye ukageza aho tugeze, iki kintu Imana ntiyagikoze. Erega ni Imana icyubahiro. Ariko tinza y'amaboko mwereke mvuge kuri iki cyubahiro tuba duhaye Imana. Ubundi iki cyubahiro gikora gatendo twicaye hano. Ni ukuvuga ngo tuzamuye amaboko, hari imbaraga ziturwanya zigwiriye twicaye. Munsi Uwiteka yabwiye Mose ati zamura amaboko, nunanirwa Aroni na Huri barayafata, ndica Abamaleki mutiriwe muva. Iki cyubahiro uzamuye, dore sha umuntu wakomeje kuzamura amaboko. Imana imugisha. Iki cyubahiro uzamuriye kigira ibintu by'imbagazi. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma gufashwa mu burenganzira bwawe. Ntabwo njya ninginga umuntu wafashwe. Ni uburenganzira bwawe, sinaguhendahendera iri jambo riba rimvunye kugira ngo ngere hano. Sinaguhendahendera kuvuga ngo haleluya ngo mubwire ngo mugira gutya. Oya, iyo ni imico ntagira. Niwumva nguhendahenze ungaye, ariko nimbona undwanya ndakurwanya. Kuko sijya nk'umuntu undwanya mvuga iby'Imana. Njya mbabona rwose akavuga ati ngiye aranja kurwanya. Aho ndakurwanya ku buryo nguhera mu mizi nkarandura ngashyira hariya. Uburyo n'undi munsi utazongera gushyira mu bantu Imana yahagaritse hano kumara. Kuko twebwe tuje vuba, ariko si vuba cyane. Twari tumaze iminsi turwana n'ibyo mutabona. Tumaze iminsi twikokize imbere y'intare n'idubu, kuko twahereye ku bikomeye. Kuko urivuga butumwa kurikora usize intare n'idubu mu ishyamba zagusanga kuri tere. Twabanje kwikuraho intare n'idubu bituma Mariya atapfa bitatumoba. Rero ikintu cyerekeye no kuvuga ngo kadafashwa no katagira gute ni uburenganzira bwawe, kuko sinzi aho waje uturutse. Yewe Imana yanyivaniye kure, imvana mu mbobo, imvana mu marogi, ndi umujura wibisha intwaro nijoro ku manywa n'ibisha imitwe, iramfatishyira mu rusengero. Irangije inyuma ibiryo ndakubitika.
irangije iri mu rugo hakiri kare ntegereza umugabo w'imyaka 11 ndahure kubw'amahirwe Imana inkura muri iyo mikasi rero ingejeje ahangaha sinzishinga umuntu waje nta kibigeragezo yahuye nacyo sinzishinga umuntu waje atarakubitse niyo mpamvu bageze ngo mama wahuye nshyiramo n'ikintu cyo kwegera ubwo rero sinakwishinga koraraka ntukabishinga n'uzaho baje baturuka ewe twe tuje tubabaje tugize Imana tubona birenge jewe Kalisa na Margarita ababyeyi banjye ntajwi bigeze bumva ko babyaye umuhanuzikazi inagire n'ijuru ibona nzaba umuhanuzi uhanuzi ibyo rero ningera imbere y'Imana nzadanza ndigaruzamo sinakwishinga nimuvuga kwa pasiteri jewe uko naje ndakuze urajya kukubwira ngo fashwa ngo haleluya ngo gira twebwe bikoze muri maxiyeri z'umuziki na haleluya na babishiraho ngaho izina rya Yesu bashiraho ngaho witakambwiye ko azama nkarya nkanywa azandetesha urumva genera nacyo amavuta nabyina gitya 10 cy'imbavu uyu munsi ndatsunika porotayi nsona bagakingura mama gashaka bakabyakira wafashe ijambo ku buzima bwawe ukigaye kuko ndashaka gutera inama zingaya kuko hamaze iminsi hari utuntu tw'udutsiko tw'utunama ntazi twari twe ndi mu mavuta yo kugutumirira utunama tuza kwigaya kubw'ikimana igiye gukora kuri ino tariki mbemerera ko mumfasha umurimo nkataha ntasabye vuba ndabakunda ngo n'umucuranzi hariya kuko jewe muzi muri maxiyeri z'umuziki ndabumva kuko namenye ibanga ryabo umuziki utuma ntasaza ubu imyaka mfite isiga twavukiye n'acyarapfuye umuziki utuma nta utunyuza mu ijisho twica iperereza tukawuconga baje twebwe tujya mu kabari tugaceza za sinyora na kupenda sinyora Imana duhamagaye dukwiye kuri yes nakupenda sinyora tujya kunyamira ngo usanga bongejeho akavitesi usanga hadutse twa masasu karikire nyamirambo tugeze Imana tugeze mu rusengero uhasanga izirimo icana cyose byakozwe n'intumwa zanjye gusezerano bya kera byose bakamurarumurira hamwe tugasangamo ijambo rivuga ngo nta muntu wigeze uzanga ataha amaramasa haleluya dusomye amagambo aryoshye nari ndimo mbibwira kuko singironza kubangamira ko nabonye abantu mwese mushaka kwifata nk'abaje muturutse Herode nabonye abantu mushaka gufashwa nk'abantu bamize inkoni nagira ngo mwiseguro kuko agiye Imana mpamagaye ndi n'umukaratika ndi sportif Urosi nabana arakoraga komba nkakubita abantu batandatu icyarimwe ngo ningera imbere yaho mvuga ibyakozwe ari ntumwa ngiye kuzana ibintu by'imifinato bagiye hagaze mu cyuho cy'abataka bazamutse ejo bundi hari abataka bazamutse basize ino bati rero madamu mama Lionel Alice ataka ubu twe tugiye tumaze kwica intare amadubu na Goliath sigara nawe wataka bafasha take bati rero mama Lionel ataka wari Samsoni jewe nafataga iyi musaya ngica abantu ingunga imwe none nawe iyeranje watake sigara wataka haleluya jewe
ikigaragara Debora nawe ati narifuza ndi musigiti cy'umukindo ndwanya Sisera arapfa indirimbo ziramanuka none simpari usigaye mu mujyi wa Kigali wataka mu kintu cyawe Yesu nawe n'abana banjye ndazamutse kagiye ubundi agiye kandi muzasigara mukora ibyo ntakoze izi atake tuba dufite rero nizo mu buryo bwose kuvuga ngo ndatakaho Yesu yari kwataka ndatakaho Dawidi yari kuba yataka Eliya w'igishuri aho yari kwataka cyangwa yari kwataka nta cyuho kizasigara mari ndumva ufite ino bigana gutya Imana izanza muyikuye mu cyavu uri kurira indege buri munsi n'umuntu afite amavuta y'indege n'urutsi indege nta cyumweru ndamara muri iki gihugu kandi no mu kundi kwezi ndagiye ndimo kwataka rero iyi atake ndimo sinakwishinga wowe sinzi uwo wasimbuye ndimo arasimbuye rero kuri uwaroga agateretse hafi tweko ndimo aratakisha abantu ubwo biraterwa n'ibyo watakisha ugenda ukatakisha amavuta yo guhangura ariwe mvuze ngaho dusome Nehemiya arangije aravuga ati numvise amakuru ko habaye amatongo iwacu kandi numva ndi mu mavuta ya nzakorana nawe ndumva ndi mu bintu byo kwataka nkaba numva i Yerusalemu iwacu hari ikintu cyitwa agasuzuguro k'inzu yabaye umusaka abandi kumva hari abagabo bamara kunywa za kambuca bakupoketejeje bagatangira gutuka no gusuzugura inzu y'Imana ngo yabaye umusaka nkaba numva amakuru yuko hari n'abatipe baza bakajya kuhanywera urumogi bakajya bakwicara bakanywera urumogi bakahasuzugura ndi kumva amakuru y'ibirimo biberayo ariko ndumva nshaka gukora ikintu cyitwa atake kugira ngo muri gisuzuguriro ku nzu y'Imana ntihagumye kuba umusaka ndakora iki atangira ikintu cyo kwataka uyu muntu ugambirira ajya utekereza ati icyambere agira support ahabwa n'Imana ikavuga iti kuba watekereje ibyo abantu batatekereje kandi bose narabagiriye neza ukaba uri gukurura amarezo yo gukora ibintu abantu batareba gera mu rwego rwo gukora ibintu abantu batareba gera mu rwego rwo gukora ibintu bataratekereza vumbura udushya dore igihe kirageze ngo abantu batabarwe ku dushya bakoreye Imana haleluya Nehemiya arangije aravuga ati uko biri kose ntabwo ndi bujya kwishora ndi kumva amakuru y'abagabo banakazi ndi kumva amakuru y'umugabo witwa Tobiya na Sanibalati abo n'abagabo bagira amagambo aryana byonyine badakoze bagira amagambo aryana bagira amagambo bavuga ukavuga igihumure tugira abantu bazi kwatakisha akanwa babana n'ubumuga bwo kuvuga ku buryo kwataka we ku buryo kwataka neza neza ukiwe tugira abantu bazi kwatakisha ibinyoma umuntu akakwataka neza akavuga ati ndakurandura nguhereye neza wenda ndajya no ku mbuga nkoranyambaga njye mvugaho nkubonye kandi nakubonye tugira abantu bazi kwataka ngo batuzimye ariho umugore yashatse kwataka Yosefu aravuga ati wanyatakisha ikinyoma ariko genda zamuka mu mbaraga zawe kandi zadomina ku buryo izina ry'Uwiteka rizazamuka ukigaya nawe ahantu herereye ukigaya turi ku murongo w'abantu bari bwigaye ku bw'icyo Imana igiye gukora ku buzima bwawe nakubwiye ngo haleluya mwishaka kuyitera ariko umuntu uri gukamera cyane agatoroshi yihangana afite ikibazo cy'amaso akabishe iyo nkarebye mpita na controle nabonye imboga bitinze Imana ingaburiye vuba mbonye supportinga amaso n'ibindi bitinze ariko Imana ihabwa icyubahiro ko iyo support yabonetse murakoze cyane rero Imana ibahumugisha hanyuma tugira abantu bicaye bakavuga bati byanga byakunda reka tubatera ubwoba nta kintu barakora inama zigaterana zigutera ubwoba umuntu akakubikamo ubwoba ukabigendana n'igiciro cy'ubwoba ari ijambo yavuze gahunda y'abera umugore aratinyuka tumva yewe Imana yanjye wishe wasuzuguye nintakwica ngo nkurangize uyumva Imana n'abantu nahagaze imbere babimure amwatakisha ijambo umuntu w'umugabo ajya munsi y'igiti cy'ukurotebo arihisha neza aravuga ati kambayeho ari imbaraga z'ijambo ndashaka rero gukusanyiriza imbaraga z'abakwatatse kuko turasoza iteraniro bigaye haleluya arangije aravuga ati ubwo habaye umusaka reka nkore ikintu kimeze gutya reka nigama rero kujya kuhasana
ntitaye ku magambo y'abahavuga, ntitaye ku birimo bihakorerwa, ntitaye ko abantu nari nizeye ko bari gusigara bahakora ibyajyana. Ubu ni ingorane za mbere dufite, ni ukubona abantu twari twizeye nk'umusaruro bararyamye, ahubwo bariremye nk'inteko ziduhiga. Ukajya kubona ukuntu umukobwa kuri iki gihe wagahimbye indirimbo arimo arabyara akuramo inda, ukajya kubona ukuntu umuntu wakwatakiye ngo agufashe umurimo ari mu nama ziguhiga, zinakuvuga ibinyoma, zinagutangira ibiguzi umube. Izo nicyo kibazo abantu dufite. Ukagira ngo ukabona marene wakakubakiye akakubwira ati ntuburare mari, niwe winjiye muri systeme yo kugusengera urugo. Ingorane dufite nuko twicarana n'abantu tuzi ko hari abantu badufashije umurimo ariko bagiye kuwusenya bamuhereye mu mizi. Abandi bane Heliya yahuye nabo bashatse gusenya ibintu babihereye mu mizi, bashaka no gusenya ibitekerezo bye. Burya umuntu ujya kukwangiza bwa mbere abanza kugusenya mu bitekerezo. Niyo mpamvu muri ibi byaririmbye ngo nuntunganyiriza ubwenge nzanezerwa, nzaguhimbaza. Ushobora kuba urangije PhD cyangwa doctora ariko ubwenge budatunganyije, ikintu kizajya kukwangiza mu bitekerezo uzamenya ko kiba kikurangije. Niyo mpamvu umugore amaze imyaka 12 ari mugongo ava, ariko arangije aravuga ati nubwo bamaze amafaranga, nubwo indwara ndwaye bayinuba, ariko ndumva ikintu cyitwa ibitekerezo, amanetiwaka y'ibitekerezo aracyakora. None ibitekerezo bibaye amahirwe, birabwiye umugore ko ucunda cy'umwenda wenda kira ibitekerezo bituma ishaka y'amaraso ikama. Haleluya! Undi mugabo Zakayo aravuga ati uko biri kose, nubwo abantu bose babivuga babizi ko ndi mugufi, abantu bakaba bazi ko ndi umwambuzi kandi koko narambuye, nkaba ndi umusoresha urenganya abantu, ariko hari amahirwe asigaranye ku bugufi bwanjye. Ibitekerezo numva bitareshya nuko nesha. None ibitekerezo bimbwiye ngo nigenda nzamuke igiti cy'umuvumo ndabona umwami Yesu bitagoye. Ibitekerezo bimuhesha kubona umwami Yesu. Muntu ugifite ibitekerezo bamwana ubwawe ugikora haguruka uterana n'ivuga uti ndatabawe. Fata ku mutwe sanya ibitekerezo byawe. Ibi bitekerezo ndabisanye mu izina rya Yesu. Gusanya ibitekerezo muri iri teraniro nibisanga mu izina rya Yesu, kuko ibitekerezo nibyo tugiye gutabarirwa. Ureka mubwire nize make ariko ugize Imana nkagutiza umutwe wawe mu kwezi kumwe wagukiza. Kuko njye mu bitekerezo ndataka, mu bitekerezo ngira amataka akomeye cyane, kuko nshobora agiye no kukwataka mu bitekerezo nkakwica tu, nkica ikurimo, nkica imbaraga zikurimo, nkica ubugome, nkica ubugambanyi, kandi nkakwatakira mu bitekerezo byawe. Niyo mpamvu Paul yavuze ati twebwe ntabwo twirirwa twikosantara dukora amajeste, twebwe dufata ibitekerezo barangiza tugakubita hasi impaka tukayigomorera Kristo. Ibitekerezo ndashaka ko ibitekerezo byawe mu kanya ndaje kubwira ikintu tubihingisha. Haleluya! Nehemiya yarangije aravuga ati namaze kumva amakuru yuko banyatatse ntarahajya, kandi ibimenyetso ndi kubibona nuko ndi gusaba ibyangombwa hano bakabinyima. Ndi gusaba ibyangombwa byo kujya gusaba Yerusalemu, nta yindi nkunga nsabye, ni icyangombwa, uburenganzira. Ndashaka njyewe uburenganzira. Hari abantu barapeka barabuze uburenganzira, ukaba mu rugo iwawe warasezeranye ivangamutungo ariko nta burenganzira, ukarebera umushahara w'umugabo kuri konti ariko nta burenganzira. Urumva neza? Ukaba uri umukobwa uteye neza ariko warabuze uburenganzira bwo gushaka. Abantu baburiye uburenganzira aho bavuka. Ntuzi nimba isambu yanditseho so cyangwa sokuru, wirirwa ugenda umunani ikibanza ugira, nta n'umunani waho uvuka, n'izina rya so wararyibagiwe wapfuye, nta n'ifoto ufite, ugenda nk'umuntu udafite uburenganzira. Ariko muri uyu munsi hari itangazo rimanutse, bari bwiga umuntu akubuje uburenganzira rero. Hari igihe tugenda abantu baratubujije uburenganzira, kumva nkobwa ngategereza umugabo w'imyaka 11 nari narabujijwe uburenganzira n'amaboko y'abantu yo gushaka. Ariko
uburenganzira bwanjye nza kubugarura. Nari ngira abagenzi bagise kubera imibabaro ryanyuzemo gutegereza kuva mu nda nkamara mu mwaka urenga nkavukana ikiro n'amagarama. Narabujijwe uburenganzira n'amaboko y'abarozi maze kuvuka kuko banyise izina ryo kuvuga ngo yagendesheje mama. Ndangije njya gusaba uburenganzira bw'izina ryanjye imbere y'Imana. Mara iminsi 3 nsenga avuga ngo iri zina saba uburenganzira bw'izina ryanjye. Bariyise kubera kugendesha mama. Ndihinduriyemo kugenda amahanga, kugenda amahanga, abagenzi. Nimvuga ngo ndingira abagenzi ujye umenya ubusobanuro bw'izina ryanjye ni ukugenda ngenda mva ku kibuga kimwe cy'indege njya ku kindi kandi ngenda asanga imigisha yanjye iharambitse nterura nzara. Isomero nditamu ya mbere mbwiriza ntabwo mbonye ikiro cy'inyama. Ubundi njya nkunda amafi nujya kura kumenya muri ifi kuko inyama nizo nariye nk'ivuro de bare n'umuceri. Shandabijya we bitogosheje bigize gute Yesu we Imana ikintu biti biryo we narariye mbura control nkajya mvangavuka na mayonnaise we Yesu nishimira ko ubu nibwo abadogiteri bari kunshirira muri garage ibintu byose. Ese kubura ibyo kandi bihari si uburenganzira uba wabujije. Mbere yuko Imana indema hera mu itangiriro igice cya 26 yabanje kurema imirire n'imiturire. Ngo babijijisha kandi barakubise. Umukanya ndaje nzamura isengesho wigira umuntu waje kera nidusenga dusaba uceceke. Ubundi ngeze nyasengana n'abantu b'abasivili. Umuntu ugifite ibitekerezo bigufi twagereye cyo gusaba akazi ngo kubona umuhema ngo kubona akamwemana ngo bari kumwe. Uwo muntu sinyasengana nawe araciriritse mu bitekerezo. Twasaba umugabo ngo ubone umuhema ngo bari kumwe. Iyo bitekerezo iraciriritse. Ituzamura ibiciro. Niba umvije muri fungutse ituzamura ibiciro. Waka ibintu bitaresha n'ukuresha. Nuko nero mpamvu abantu bakira ngo bakize ko bagira. Uburaka amafaranga ushoboye kubara wize konabilite wowe. Ntabwo nta kintu mvuze. Wowe uraka amafaranga ngo mana ngo 200,000 ushoboye kubibara. Saba amafaranga udashoboye kubara kugira ngo wangaje abakozi abize ko. Ndashaka kuvugura mu bitekerezo ibyo kwasoko unana byose nabikoropamo ibyo kwa nyoko ibyo kwa mukaso wakureze wakubwiye kuzafudakiza. Ndashaka kuzamura mu birere byo gukira. Wowe urasaba ngo mwana ngo nimba rumpaye umurima ngo kamani nkajya mfumbira ngahinga mwizi ubugorono. Saba amafaranga arenze ubushobozi wangaje abagorono kuko nimba Imana arakubwiye kuzagira abantu bakwita mabuja ugomba kubagira. Imana isanira muri iri teraniro tw'ubwonko bwawe. Hari uturemangingo tw'ubwonko bwawe nshaka ko Imana isanira muri iri teraniro. Ugatambuka umeze nk'aho ibintu wabihawe. Haleluya. Kandi ibisubizo byacu biva muri aya twasenze. Kuko njyewe iyo nsenze hari ikiba gensize iduka ryanjye njyaho. Ni ukuvuga ngo njyewe mbanje kumfata ibindi bintu biri ahangaha. Tujya tuza tubafatana ibintu byanyu mukanuye amajisho. Mwarigize abantu bizanarize wowe zari ibijyanye n'ubwonko bw'umuntu. Urajya gutekereza umuntu Imana ihagaritsa. Ni wigeze wiga na segonda
segonderi urashaka kunyanariza wize ibijyanye n'imitekerereze wize we karayasi wakorayo kirazira mu bintu muzitondera mujya mwitondera abakozi b'Imana ishizaho amina kandi jyawe ndashaka gufata ijambo nkazaburanira n'abakozi b'Imana nubwo ndize amategeko kuko mufite ukuntu mushaka kubafata nkaho muvuka hamwe please hari ibintu ntavugaga nyiri umukene ariko amafaranga si ikintu usigaye narashize ubwo ntabwo umukozi w'Imana akwiye umuntu Imana yashize mu byayo nta nubwo akwiye kubaho mu buzima buvunanye nicyo cyatumye shyiraho rwose nta nubwo waraga ibi mwabyishyura reka nkubwire Gideyoni umunsi umwe marayika amusanga munsi y'igiti cy'umweru akamubwira ati wa munyembaraga watirahira ugira ubutwara ukagira inkuru genda uko imbaraga zawe zingana ni wowe uzanesha abamidiyani atirahira ngewe uvuga kwa runaka ati kubera ko uvuze ibintu natekerezaga ubu ugumye ahangaha mbanze nkuzanire ituro ibyo nzabikora nyuma y'ituro ntabwo wize ibintu byerekeranye n'ubwonko bw'umuntu ngo uba urimo wiga ku bakozi b'Imana ibintu byo gusuzuma ngo nimba ibintu bafite ari ibiva ku Mana nta laboratwari ugira ubipimamo umuntu wanariza yaburaye 4 urya 5 ku munsi umuntu uri kwanariza yambaye vuba wabyutse uryamye muri beriso wambara gurude uri gupima amashuri yize urumva munayanganya oya winkangisha amashuri ahubwo nkangisha icyo wakoresheje amashuri kuko muri macyange nkozemo ibintu bya atake macyange haleluya ntabwo nize laboratwari sinize ubuganga ariko njya mu mwuka nkareba mu marayo nkakubwira indwara ufite sosiyare ariko ndeba umuntu uko ashonje nkamuha ibiryo jyewe sinize ibintu byerekeranye n'imibereho myiza y'abaturage ariko mbanye n'incakura zo mu rusengero tubanye neza izi ncakura Imana yiremeye njya mu mwuka nkabana nazo jyewe nimba mbana n'umurozi akama amarozi abanje no kuyasengera we ndanakaza ariko burya ndi n'ikimene ko umuntu akabanza ati mwami Yesu dusengera ibiryo byeze kandi azi ko biroze nkabasha kubana niyo ncakura Imana yaremye ngategeka iby'impaye kujya mu nda bigatiba umuti uvura amibe zananiye abaganga wowe waza kukwanariza amamariyoneri ngo ngureshe utyo ngo avuye aho ingomeza ibyo bintu byibagirwa wakize mwanya cyangwa ejo bundi ko yari ameze gutya na gutya ndakomeje kuko ndi mu kintu cyitwa depanse tumaze gukira tumenye ko icyo kirwa cyitwa Merite amazina y'ikirwa cyari cyaradukerereje twayamenye tugeze imbere y'icokura haleluya amazina y'ikirwa cyadukerereje twayamenye tugeze imbere y'ishira badushumurije nibwo ishira zatumye tumenya amakuru y'ikirwa tuvuyeho dutangira gukora ibiganiro byo mu mwuka byo guhangana n'ubumara bw'ishira no guhangana n'abazishumuye no guhangana n'abihishe inyuma bavuga ngo turapfa ngo barapfa bakindutse ngo zari veni zari tarane ngo ararongoye ariko ngo nazabyara ngo arabyara ariko nazamurera ngo barashakanye ariko ntibazarambana ngo barize ariko ntibazakora ngo bararya ariko
ngo ntibabyibuha ngo babyibushye nk'abadatekereza ariko bagiye kwiga aho bucyera barigaya ngo barambara nk'ibiti ntibaberwa najyaga ngenda ngo simberwa ngibushe ngo dore uko nshinganira murigaya aho bucyera iteraniro ry'abantu bateye batyo baraje bigaye ko bavugaga ko ntazashaka sindumazemo 15 nta n'urushyi rw'amatama sinitwa sheri shushu ntasigaye ntwara gutya nk'isakoshi nivugabutumwa nzi wawe kubwiriza niyamerekeje akankorera protokole twazanye gutya ntibavugaga ngo ntazanjyana ngo ntituberanye ngo ikimenyetso cy'uko atazanjyana ngo meze ku isuka bakwikirize yego bamutoka mbare nabumvise abavugaga ngo ntazanjyana ngo ntidukwiranye ngo ntituberanye ngo ndashonje ngo inzara y'amarigarita igiye kunyica nareba nkabona nawe ari mu muhanda ari gukorera amadolari nkabona ahubwo turakwiranye kuko mfite inzara afite inote muremure ngo urabona yakujyana neza kubera icyo atanjyana ntabwo mukwiranye nareba idolari ahembwa nkabona afite iryinyo ryahekanye idolari fata ku mavuta kindi mu mavuta yo guhanura yewe ndi umuhanuzikazi icyo ndakizi mbere yuko ukimenya yewe ndabizi ndi umuhanuzikazi Elisa apfuye nahise nataka mfata iriya gurupe yayoboraga nijye muhanuzi uyobora gurupe ya Elisa yajyaga avuga ngo ejo nk'iki gihe indengo y'ifi izagura shekeri imwe nijye rero usigaranye ubwo buhanuzi bwihuta bivuze ngo nimba uri n'umukobwa ufite amabinga ndakubitaho dizayine y'umwuka bivuze ngo nimba uri n'umukobwa ufite amabere angana n'akadobo ka omo ndakubitaho dizayine y'umwuka umusore nayareba abona niwe mukobwa mwiza ku isi ubaho nushaka umugenda utyo ufite defo turahamagara umusore ukureba akabona uragenda nk'inya y'inyambo mama uburyo umuntu wabigizemo uruhare azajya kureba akigaya mbega jyawe ahantu ushaka kubinjiza muri sisiteme ndashaka kukwinjiza muri sisiteme uwakwiciye ubukwe azajya kureba akigaya ndashaka kukwinjiza muri sisiteme ku buryo umuntu wavuze ko uzagwa mu bukode azajya akenera kuza gukodesha amaparitoma iwabo ku buryo umuntu wakwiciye ubukwe uzajya
niyo iri butware isina ni ukuvuga ngo yego mavuta none umugisha ndashaka kugutereka mu mavuta ku buryo umuntu wavuze ko uzapfa ntacyo ugezeho azajya aza gusaba akazi ko gutwara abana bawe akiga. Hari ukuntu baza gufata ijambo bakakurebera mu myaka umaze iminsi usenga ngo ntusubizwe, ubundi se babwiwe n'iki gihe ushakira igisubizo? Ubu muri uyu mwaka nibwo mbonye ubwoko bw'inzu ushaka, nibwo mbonye ubwoko bw'inzu ushaka. Ntabwo nari gusaba inzu ntarabona umutima wanjye ushaka. Si ubwo icyo kintu muri kucyumva cyangwa murajagara? Ku nsengero usabira inzu sinayihabwa kuko iyo nshaka ajya sindayibona. Ndacyari mu butembere, ndi gukora ingendo shuri zo kureba inzu uhita ukora kujya watakara mwataka kuko ndi nyirasenge w'abasore yewe ushinzwe kuba impamvu yo za mwazi gusa nkaza nkakubaza ni inzobe tumukwe menshi ni mugufi tumukangana nawe wakowe yarize dukurikiza amashuri ubundi nijye ushyiraho ibiciro by'inkwano iyo yabatizwa mu mwuka we umukwa menshi kuko azaho umuhanuzi ukureberamo kujya kugira amafaranga menshi kuko baba baje mu murimo w'Imana n'umurimo byose. Gusa ibyo mvuze ndabeshya sindaramvudukana abagabo umugabo aryamye abarozi umugabo aryamye kuko yashatse umuhanuzi ubereye ko bataraza ubundi abajura baraje nkajya mbavuga mu mazina ndyamye iruhande rwe hajya bahamagara mu mazina ruhagaze aho ukora iki papa ronara ati batake ati wiriya gitu batake Aleluya ntuzawe. Rero umunsi ntuzongere kwipfobya. Ubujije umuntu kongera kwipfobya. Urabona ngo hano ngo nguyemo ngo byibishe nabi ngo wagira ngo ibintu bamwigira n'ibiki. Umurembe muvanye. Urabona ngo sigaye byibishe nabi ngo munagire regime ngo ibiki n'ibiki ngo ibintu nk'ibyo. Ko Bibiri ivuga ngo iki umukiranutsi azashisha mu iki. Mbona mwatangiye gufashwa naje babwira ubwoko bw'isengesho tugiye gusenga ko gihe kintu mpagukiye muri ino minsi ngiye mpagukiye kurenganura abantu b'Imana niko kazi ndi gukora muri ino mpera y'umwaka kurenganura abantu b'Imana barengana kandi dufite akanwa kagobotora ibyaha kugira ngo ibitutsi bagututse ngo bagapfa udakize ukaba ugize imyaka 50 utarabona idolari ukaba ugize imyaka 50 ukigura inusu y'umuceri ibyo ngibyo ndaje nkwereka ahantu tubishyira kuvuga ngo imbaraga zose zakurwanije turaje mu kanya tuzohereze mu rwobo rutagira iherezo isi izarinda irangira bitaragera aho bigera. Bamwe bariyakiriye ngo ngubu turi ngo nta kundi mbone ko Imana bishatse ninde babwiye ko Imana iteye nabi nk'abana b'abantu bakuze zengesha urabona ngo kundi ngo niko bishatse ngo nta kundi Imana ngumpe kubivuga ibintu bamwigira n'ibyo amasengesho ameze nk'amapapirano muyakurahe Imana ngo makuni urwango n'ukundi Yesu uko nsenga ni urwango gutindi kubera iki ajina Yesu Imana ngo nta kundi Imana ngo niko bishatse abana banjye ngo bataziga nirakubwiye ko ibyo bintu Imana igibishyigikiye izo ni inyubako zubatswe n'abadayimoni nshaka gusengera Nehemiya yarangije aravuga ati mwamaye icyangombwa hajya gusanga iwacu ko habaye amatora kabiri ko hajeho n'ikintu cyitwa igisuzuguriro iyo n'amatongo
gusa ntihazeho n'amagambo yo gusuzugura aya niyo atumye ni nanjye nigaragaza yakabaye agatoroko gusa bakabaye kumvugira mu matamatama gusa ariko basohoye amagambo ari ikintu cyitwa igisuzuguriro kandi bari gusuzugura abantu babiri bari gusuzugura Imana bagasuzugura n'abantu b'Imana ibyo biratuma nanjye nkora ibishoboka byose mbona icyangombwa njya gusana icyangombwa cyo gusana ndumva nshaka gusingira icyangombwa cyo gusana hakubwira igikurikiraho uvuge ngo amen. Nehemiya arangije agisabye Baraka arangije yibuka ko ubundi ahantu yasabiye agomba guhindura imisabye nusenga bikanga bitura menshi nusenga amasengesho menshi ukiriza ntusubizwe ukajya mu butayu ntusubizwe ukagikanyanira ntusubizwe ugasenga saa saba ntusubizwe hindura sisitemu z'utuye menshi uyatura ugere kwa no kuyabura muti wawe ugutuye amafaranga nigeze gutura nusenga bikanga yuhindura Nehemiya aravuze ati yewe nasabye icyangombwa nsobanura impamvu yabyo nkurikije uko byari bimeze impamvu yumvikanaga ariko icyangombwa barakinyine ubwo bakinyine ntabwo basubira imbere ndahindura sisiteme agiye gukoresha niyo masengesho ayoboka iyo amasengesho agiye akora udutendo agatenda amasengesho yakoreye mu nda y'urufu iyo natuka umutima ndeherera mu nda y'urufu natacyo Uwiteka arangiza ariko urusengero rwe rwera nyumva agiyeho ndi mu nda y'urufu kandi urufi rwamize Imana yari yarangije kurwambuka amateka y'urufi nzajya kuvuga nje kuko nzi izina ryayo n'uburebure n'ubugari ndayazi nusubira kumamagara uzambwira mvuge kuri iyo fi yamize yombi ntabwo amafi yose atubwira Uwiteka ahitamo ifi itatwica ikaba ari tumira ahitamo ikigeragezo kitatwica kikaba aricyo kiba kitubitse kuko hari igihe duhishamo mu kigeragezo kugira ngo babanze bavuge ntabwo iminsi yose Uwiteka ahisha abantu mu bisubizo ajya aduhisha no mu bigeragezo niba akunda kuduhisha kugira ngo abanze yegeranye abantu bazigaya muri wikendi yarangije ayoboka inzira y'amasengesho aragenda arasenga asenze Imana iravuga iti Nehemiya nuko wabihinduye warize biranga ureka ibyo kurya ntibakumva urabahendahenda ntibemera ushyizeho kata yo kuza ku wa gatatu kuri Rwanda iyi kata niyo ngiye gukoreramo ngo Uwiteka Imana yacu kuko amasengesho arakora uzasuzugura urufundi rwo kwa so usuzugura ubuyede bw'iwanyu usuzugura ubuhinzi bwa mama wawe ariko utazasuzugura amasengesho arakora amasengesho arakora aya masengesho tuyazamura ari amagambo nanjye agaruka ari amagambo agaruka arangije kuba ibikorwa agaruka arangije kuba ibintu bifatika muvuge ngo amina warasenga Uwiteka ntiyamubonekera mu nzozi ntiyumva ijwi ntiyumva umuhanuzi Uwiteka aravuga ati Nehemiya ntacyo mfite cyo kuvugana nawe icyo nashakaga n'icyo umbwira numvise ahubwo yewe umwanya ukiri mu kinya cy'amasengesho ngiye guca ruhinga nyuma njye mu bakwimye ibyangombwa masengesho atangira kuza gukora uyasenga kibereye hariya ikintu ndimo cyumvise mvuga ngo amasengesho abasanga aho baryamye abasanga aho bateraniye banzura gusinyira urwandiko Nehemiya bati turumva tugiye kumuha urwandiko kandi tugashyiraho n'ubusobanuro bw'urwandiko w'uko kujya gusana amatongo yasenyutse akajya gusa n'i Yerusalemu turashyiraho n'ubusobanuro
rwandiko twebwe dufite ubusobanuro bw'urwandiko wiyitiranya n'abagore banywa tuba hari Nyamirambo ubusobanuro bw'urwandiko rwanjye burahari wiyitiranya n'abakobwa birirwa Nyamirambo bakuramo inda ubusobanuro burahari mfite urwandiko busobanutse wikwitiranya n'abagore bajundi ku bugoro hano hirya ufite urwandiko ufite ubusobanuro seze yawe iruzuye presentation yawe nta mikorobirimo bishaka kugupresenta uko utari bishaka kuvuga ko umugaye ibirenge sibyo bababajije ko niyo gatana hari ntibamubajije taye bakubajije ko rusi ari uwo kwande ni muntu ki ntabwo bakubajije ko yapfakaye agaca hirya agaca hino bigusobanura uwiteka u Rwanda rwaguhaye rurasobanutse ugatanga ngo ari na barangije bahamagara Nehemiya bamuhereza urwandiko ndashaka gusoma ijambo kuvuga ijambo twasomye bamuhereza urwandiko mu gice cya kabiri arambuka aragenda agiye Yerusalemu gusana ngo ageze hakurya ngo yambutse uruzi ngo akubitana n'abagabo b'ibisonga akubitana n'amakuru yaba yafite ntibamutungura Tobiya na Sanibalati amakuru yabo tuyamenya tukiri hirya mu masengesho niyo mpamvu tubagera imbere bakadusenya n'ibisenyuke twaje kuritera amakuru yabo tuyafite abahanuzi mube maso bageze mu cyumba cyabo twe twavuye kuri tere dusobanukiwe ko tuzamuka uruzi twebwe inzira zacu turabizi ko ibisubizo byacu biza twabikoreye ntabwo biza twabikoreye ibyaha twe twarabikoreye turi mu Egiputa twarabikoreye abandi bakibona nk'inzige twebwe tukabona yavugiye hariya ko tuzabajya nk'abajya imitsima twe ntitubona turi inzige tubona tuzabamira nk'ubugari iyo turebye tubona ari ubugari twebwe ntabwo turi inzige twebwe hakugiriya tukirwana n'ibyo tuzahangana nabyo hariya twabimenye tukiri mu masengesho niyo mpamvu baterura amagambo yo kukuvuga ukumva ayo magambo arasuzuguritse ukurikije ayo wanesheje ukabigikira kuyumva niyo mpamvu bazana ubuntu bw'uburozi bagasanga tuvuye iriya twarutse ubugaburano ubwo badongera ntibwadufata niyo mpamvu tubagera imbere hari indwara twakize tutiriwe tujya kunywa ibinini kwa muganga twabagera imbere bagasanga tuje dutsinze ubundi twizitere tuzigezeho tuvuye kwitsindikisha niyo mpamvu ubona tutazirwaniraho amasereri niyo mpamvu ubona tudashirirwa turutiriye twitsindikishije mu maraso tuze dufite amaraso y'ibiri hakurya ya Yorodani amakuru y'ibisonga turabizi ko bihari tuzi n'amagambo bifite tuzi n'iterabwoba tuzi na sapoti bifite niyo mpamvu tuje nta kwirara dufite ukuboko kumwe niyo wawo ukundi n'ijambo hano n'ibisanga n'umugeri tuzawurekura kuko ntiwatwitamura muvuge cyane ngo hanyuma dufata ijambo dufata niyo wawo nta mikino inatere nuzanaho ubusifiri barakwicira ise simbarutse kwizamukira mu buto ngiye gusenga ngasanga akana kigize ingunge gahora gafata abantu kabakubita kabagirira nabi mva mugashaka ubikarinda uzane telefone bandose telefone muvuye kugura ejo bundi muri Nokia ibihumbi byanjye 210 nyigure kubera iki iyi ni hoteli ukoreraho yo kwambura abantu twebwe iyi ni hoteli tuza gusabiraho iby'Imana itanga urasabwa kuhava mbare 3 wubitse agira ngo abagore bose yafashe barasanzwe genda ibitso sentire ndwani nwanza na ibintu by'igikoko nzi ko ino hoteli iteka yimerejeho n'intwaro amanijambo namanga mbutsa saa 7 abagore baryamye nkarenga imisozi 5 ntari bubone naho nyuza imodoka yanjye ntari bubone naho nyuza moto niyo mpamvu yampamagaye azi ko azambisa saa 7 z'ijoro ikirezi imbere nkakibwira ntimanika amaboko hejuru hari impano Uwiteka ataha abasivili impamvu ugira impano yo kurota nuko umusivili ufite umwanya wo kuryama
gushiza kuryo mfata umurozi ntumva fata icyitwa icyo waruzanye hano cyose nguherekeze kugeze wawe kandi uzasohoka mu nzu yawe mbivuze kuiteka duhaye Imana kurikije uko duteye utangiye kunyanariza utarasengera no mutwe ngukira umutwe ugufata ukirukangira muri paracetamol kibuza nturavuga uti basi reka musengere numve ko byanakora mukava imbere y'abakozi b'Imana b'abanyamavuta nkatwe ntutangire kugenda nawe uvuga uti nanjye mu gutwara impaka na Yesu gihumira kiravuga ugahamagara umuhanuzi fata rakerete kubita umusayi wanyu ugeze mu rugo musanga mbere bapfiye ahangaho none ngo ari umukozi w'Imana chokunya kibuse tangira wiyamurije uti nanjye ngiye gukorana nayo kuko ndi kukubwira ibiri kukuzamura mu mavuta twebwe ubu niduhari turi kubabwira tubasezera amahanga aradutegereje urabura dutegereje mayitira twebwe ntituri abantu bahafa tugiye gukorana n'ibiterane mpuzamahanga bikomeye turashaka rero gusiga byibuse abana b'abahanuzi mugeze mu rwego rwo kuvuga ngo ki ko kuvuga ngo natwe turategetse yibuze utirishoka nigwa hari ikagwa mu mazi uduhamagare tuze tunage irerere tuvuge tuti ibisubizo byarerenge mwakira ibisubizo tubibari tuze twakira ibisubizo tuboneze twena iyo mureba mubona tu ubundi iyo mutureba mubona tu iyi ni promosi Imana iri kuba niyo mpamvu turi kubaturamo ibintu by'igihe kirekire turi gushyiramo gara n'ibisubizo by'igihe kirekire turi bize soko mbona ko mutabyemera abazungu baradutegereje hari ibitangaza dushaka kujya gukora mu bazungu bahora baperereza Imana yacu ngo abanyarwanda ngo ni inzara ngo dufite ibintu by'ibikabyo ngo Yesu Imana ntibarimo bumva Imana Uwiteka nawe yabaterereje ibirwara bidutegereje kugira ngo bemere ko dukorana nayo haleluya ubundi njye nuko nihagurira narangije kwihagurira sima babize nduya babize stile ndero wambara stile z'abasoko ibintu nabitangiye kera nkajya mbwira mama nige ntabwo ndi umuhinzi nubwo ndi kuguhingira mama ndi bucura bwawe nige gakobwa k'inzobe wabyaye nubwo ndi kuguhingira ikigoroba ngakera intabire nimugoroba nkakibyarire by'amatungo nkajya kugwana n'ijuru biko n'ihene ndwara nabyo nkakukira inka nkarara ntoze ariko yewe ntabwo nzakora ibindi bize nige mwana wabyaye uzagukiza nige mwana wabyaye uzagenda amahanga uzaba mu mujyi wa Kigali none mwumvise konoshi irimo tuwarete turi mu nzu n'igikoni mu cyaro mu rutoki ashaka kumugura n'ivatiri y'umweru uzajya imutembereza bati murebe nyina w'umuhanuzi kazi ari y'umweru nose mama arashaje agize imyaka 81 arirabo gusa naguze ivatiri y'umweru bamubona kintu cyana bakora nkora mbahagarara imbere kintu mpfa nama imwizera ibitekerezo byanyu byarangiritse ntibujya mwizera turahanura mukumva ngo bivuze gatanu Nehemiya amaze kubona urwandiko ageze hakurya Tobiya na Sanibalati batangira kuzana amagambo bati ibintu ugiye kubaka purize bizasenyuka ati nje mbizi ko ari cyo cyifuzo mufite umuntu arakora ubukwe ngo umuntu arikorera ubukwe wareba ibyo imodoka agendamo sare yakiriwemo uburyo Imana imuha umugabo mwiza ugatangira ukaryama ngo hari yerekwa ngize ngo urabizi ko kuva na kera n'umuhanuzi ngo ndose umugabo ngo gute izina rya Yesu twaje tubizi ko ari zo nzozi muzaturotera twaje tubizi
no nicyo cyifuzo yari afite atuwarubawe twaje tubizi ko ariko abahanuzi muzaduhanurira bijyanye n'ibyifuzo byanyu niyo mpamvu tubikora mu murimo tutabyitaho dukomeza kubaka tutitaye ku magambo dukomeza umurimo tutitaye ku magambo yabo ndafashijwe peri murayibona kajya kumva mu muhanuzi utakirebo satana kuriganije peri urajya mu cyumba cy'amasengesho kubera ko bazi ko umwana wawe ari mu kirere agiye kwiga nko mu bihugu nka bitatu ukajya kumva umuhanuzi mu byifuzo bye tutekerebo mbonye indege ihanuka isuka n'agatebo ubwawe nturabona n'indege no ku gishushanyo utangiye kugira iyerekwa ry'indege zihanuka mbatandukanije n'abahanuzi b'abateramwaku mu izina abateramwaku b'abahanuzi barota indege zivamo barota inda zivamo berekwa baguha pirive aba bateramwaku berekwa abana bawe batsindwa isuka n'agatebo umuteramwaku werekwa wagumiwe ntiyerekwe koga amadolari ngo twakire mu diaspora mu kibuga cy'indege umuteramwaku ubundi umucamazi aturutse aje aturutse hehe mwagiye mwirema inteko gusa gutya tukaza tukabaturaho amagambo y'ubugingo yica karande z'aho muvuga ubu sinjya aho mvuga bakagira ngo ni meya w'umujyi itebyajya ariko reba uko nambaye umugizi ubwo se ku cyumweru uzabazana uvuga cyane ngo amina ayo magambo muri kuvuga njenyazi njenyazi magambo muri kuvugira hakurya y'uruzi ko inguzu zizabyurira bigasenyuka jyewe njenyazi n'izo nguzu zizi kubarusha wabuze inguzu yo kwa sobanyu nzini jyewe iyo kwa nyogose hehe kumana ndumva nagufasha umunezero ntatanduka ko jyewe ubundi mana mbwiye ko nzatungwa n'akanwa mushumba wa mubi uriya nubwo afite iduka mu isoko rya Nyarugenge nkaba afite amasitoke jyewe imana mbwiye ko akanwa ariko kazantunga
niyo mpamvu iyo mbona ushatse kurwanya akanwa kanjye ngukubita ntaragera hakurya y'uruzi wikwirirwa umpa amakuru yuko ibyo ngiye kubaka ingunzu zizabyurira je narose n'umubare w'ingunzu wikwirirwa umbwira ko ntabishobora kuhasana yewe nje mbizi ko ayo magambo nzakubitana nayo ariko hirya y'ibyo mwebwe mutazi nzi n'ibindi mutazi ariko muri bye mfitemo sapote kubaka niyo kubaka haleluya arangije arambuka ntiyita kuri tobiya nataye ntiyita kuri sanibarati ntiyita ku ngunzi ntiyita ku nama zibera munsi y'urusengero aho yubakira ntiyita ku nama ziba repetisiyo irangiye ntiyita ku nama z'utugurupe babamo twa telefone ntiyita ku nama z'abahaze barangiza bagashyira kwiga bakamuvuga ntiyita ku babiciwe ntiyita ku bavuga ko azapfa ntacyo agezeho ntiyita ku bavuga ko amashuri acikije Nehemiya yarangije yita kwitumye bamuha urwandiko abanza no kubaha amakuru igice cya 2:8 Nehemiya arababwira tuva umwami yafungura no yanzanira nyamo umwami ampa urwandiko rwo gusana